Suhuza abakunzi ba Rising Engineer 2020 ni mugira amahoro. Twishimiye cyane kongera kubana namwe, hamaze iminsi tubaku. Ariko rero uyu munsi twagarutse kubaganirira ku bintu byiza byinshi bifitiye akamaro. Uyu munsi turasubiza ikibazo twajwe n'umukunzi wacu Nshimiyimana Regis. Tugushimira cyane Regis ko ukurikira ibiganiro bya Rising Engineer 2020 kandi ukaduha comments. Hari ikibazo rero tubajije uvuga uti muzansobanurire, hari ngira ikibazo iyo ndi ibyo kurya byavuye muri Frigo bikantera amibe kandi nubwo byaba bishyuhije. Kugira ngo ikibazo tukigusubize twasanze bitatworohera, ariko turavuga ngo kame nk'umukunzi wacu utegereje iki kibazo, reka twifashishe impuguke abafite ubumenyi budutambutse mu by'imirire, mu by'imibereho y'abantu baduhe ibisobanuro. Muri iki kibazo numvisemo ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere wagize uti ibyo kurya byavuye muri Frigo. Icya kabiri arimo kuvuga uti ngewe bintera amibe. Amibe ubwo ni uburwayi buzwi, hanyuma rero ubwo kavuga uti niyo byaba bishyuhije. Ibyo nuko bitatu rero niyo biza kuyobora iki kiganiro cyacu, kugira ngo tuza guha igisobanuro nyacyo kirimo scientific evidence, kirimo scientific basis. Byasabye yuko twifashisha ababifitemo ubuhanga. Twegereye rero muganga Dr. N yasabye ko tutakoresha isura ye n'amazina ye hano, ariko AN ni abbreviation igize amazina ye. Tumushimira cyane kuko ibisobanuro yaduhaye byatumye dukora iki kiganiro. Ikindi kandi twakoze documentation, tujya kuri mayoclinic.org. iyi ni clinic izwi, hanyuma naho dukuraho byinshi by'ingenzi byadufashije gutunganya iki kiganiro. Ikindi kandi twasomye kuri Beta Health, ni ikinyamakuru nacyo kivuga ku by'ubuzima, hanyuma tureba duhuza ibyo bintu uko ari bitatu: ibyo kurya byavuye muri Frigo, uburwayi bwa amibe, ndetse ibiryo bishyuhije, kugira ngo twizere ko nta mikoro organisme ziba zirimo bigomba kuba bimeze bite. Hari ibintu rero muganga yatubwiye yuko abantu bitiranya cyane, ariko tuza kubasobanuramo hano cyane cyane ibintu bitatu by'ingenzi, cyo bita food intolerance, cyo bita food intoxication, food allergy. Ibyo ni ibintu bitatu tuganiraho. Kimwe muri byurumva yuko ni ukugubwa nabi n'ibyo kurya, ikindi ni ukugira kurya ibyo kurya byanduye, icya gatatu ni ukugira allergie ibyo kurya. Ibyo tuza kubihuriza n'imibishye byo kurya, imikoreshereze ya Frigo, ndetse no guteka ibyo kurya. Hanyuma rero ibyo nibyo tuza kubaganiraho. Ntimujye kureba bakunzi bacu kuri Rising Engineer 2020. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kuri uru rubuga, natwe uraba urimo kudufasha cyane. Hanyuma rero turaje tubive imuzingo. Mwakoze cyane gukurikirana kino kiganiro kuri Rising Engineer 2020. Nk'uko twari tumaze kubabwira mu ntangiriro, tugiye kuganira ku kintu cya food intolerance. Aha ni hahandi ibyo kurya byakuguye nabi, tukareba impamvu irimo kubitera. Akenshi uzajya kwa muganga ugiye kwifuza, ubwire muganga uti rwose muganga mfite ikibazo cya amibe, ndwaye amibe. Akubwira ati ninde bikubwiye? Ninde bakubwiye ko urwaye amibe? Ukavuga uti muganga ambwiye nabi. Ariko icyo bashaka kukubaza ngo niba ibimenyetso ufite by'uko ari amibe urwaye. Hano rero twakira ikibazo cy'umukunzi wacu kuri Rising Engineer 2020. Tumushimira cyane, aratubwira ati muzansobanurire impamvu iyo ndi ibyo kurya byaraye muri Frigo mpita ndwara amibe. Nkuko nibabwira rero ikintu Dr. N yatubwiye cya mbere gishobora gutera umuntu ikibazo igihe akoresheje ibyo kurya byaciye muri Frigo, ni ibintu abantu bitiranya. Icya mbere ni uko ushobora gufata ibyo kurya bishyushye ukabirya hamwe n'ibyo kunywa bikonje. Icyo gihe rero igogora ry'ibyo ntabwo rigenda neza, kubera ko igifu cyo kigomba gufata umwanya wo kubalansinga ubwo bushyuhe kirimo kwakira. Ufata ibyo kurya bishyushye yego, n'ibyo kunywa bikonje bivuye muri Frigo, icyo gihe bishobora kugubwa nabi. Ibyo ngibyo nibyo bita kugubwa nabi, icyo bita food intolerance. Reka rero dusimbukire kuri mayoclinic.org turebe ngo food intolerance ni igiki. Ahangaha rero iyo avuze ko ahita arwara amibe, hari ibintu byinshi watekereza bitandukanye. Icya mbere cyo ni food intolerance, icya kabiri ni food intoxication, icya gatatu ni food allergy. Kuvuga ngo icyo yise amibe kiri muri ibi byiciro uko ari bitatu, nicyo umuntu ashobora kubyitiranya nacyo. Kuko tutari dufite ubusobanuro buhagije kandi tutari inzobere mu by'ubuzima, twegereye muganga Dr. AN atubwira ko ahangaha harimo kwitiranya ibintu, ko abantu bagira confusion bakavanga bya bintu ko ari bitatu. Reka rero duhere ku cya mbere cya food intolerance.
Food intolerance ni ikibazo umuntu agira mu rwungano ngogozi, ibyo kurya yariye ntibigende neza, digestion ntigende neza, igogora ntirigende neza. Kugira ngo umenye ko ari ikibazo wagize cya food intolerance cyangwa se igogora ritagenze neza cyangwa se kukubwa nabi, hari ibimenyetso uzabona, hari ibimenyetso uziyumvamo. Icya mbere muri ibyo bimenyetso ni ukumva ugugariwe, ukumva inda iruzuye, ukumva ntago birimo kugenda neza, ibyo wariye ntago byagiye, ahubwo byuzuye mu gifu, byitekeye mu nda, ntago urimo kugenda. Akenshi iyo byakugendekeye gutyo, ibyo kurya bitagiye, byaguheze mu nda, urabyimba, wamara kubyimba ndetse ukajya usohora n'umwuka utari mwiza ari mu majyepfo. Ubwo ngubwo murabyumva mu Kinyarwanda, icyo bita excess gas. Ukajya kumva ko mu bicaranye n'umuntu yakuhengeka gakeya, abantu bakabura aho bakwirwa. Hari kandi igihe umuntu bimaho kenshi ku munsi. Ikindi ni uko wumva uri ufite ububabare mu nda, kumva urababara mu nda, urababara mu gifu, urababara mu mara, wenda akenshi uvuga ngo urababara mu nda ntabwo ubuzi ahariho. Iyo ibintu bikomeje ujya kubona uko umuntu atangiye kugira diare, cyangwa se kuri toilette ntabwo birimo kugenda neza, urikozayo mu kandi kanya ugasubirayo, ariko ukumva ni diare. Akenshi rero abantu barwara n'umutwe, ukumva umutwe ntabwo umeze neza. Abantu bagira igipimo cy'umutwe bitandukanye bitewe n'umuntu cyangwa se n'ibindi bibazo by'ubuzima umuntu yisanganiwe, ariko harimo no kumva umuntu yaba afite ikibazo cy'umutwe. Ushobora kuba umutwe woroheje cyangwa ari umutwe ukomeye. Hanyuma kandi hariho abantu bagira ikibazo cy'ibyo kurya bitagenze neza, igogora ritagenze neza, bakagira ikibazo cyo kuhongoboka mu mazuru, wenda ukaba wavuga uti narwaye grippe cyangwa ikintu gisa na grippe, ariko ari uko byaturutse kuri kwa kundi mu nda bitagenze neza. Birumvikana ntabwo umuntu yumva ameze neza mu buzima, aba yumva hari ukuntu bitagenda neza, akantu ka mareze, ukumva wacitse intege, ukumva nta courage ufite. Ibyo ngibyo ni food intolerance. Ni cya gihe ibyo kurya wariye bitagenze neza mu buzima, bitagenze neza mu igogorwa, bikaba byaguhezemo. Ariko aha ngaha umuntu akibaza ngo ese ubundi umuntu biba byatewe n'iki? Niki gitera iyo food intolerance? Aha ndagenda ngusobanurira ibyiciro 4 by'ingenzi bikunze kugaragara muri food intolerance ndetse n'ikibitera. Ariko byose musa nk'icyo bihuriyeho ni uko mu mubiri wawe, mu gifu cyawe, mu rwungano ngogozi rwawe harimo kuburamo enzyme zihagije. Ibi rero ni ibintu bidufasha kugira ngo ibyo kurya twariye bigogorwe neza. Kugira ngo ibyo kurya bigogorwe neza, burya hari ibintu bibiri bikorwa. Hari muvoma ziri mekanike, kwa kundi igifu kikanyora kikabikanda, ariko hari n'ibiri chimique, cyane cyane nk'izo enzyme ziba ziri mu rwungano ngogozi, bituma nto bya byo wariye byidecompose. Hari abantu rero bagira ikibazo cyo kugira intolerance ku bintu bikomoka ku mata. Wanywa nk'amata ugasanga umiriwe nabi, iyo niyo bita lactose intolerance. Icyo ni igihe rero uba udafite enzyme za malactase. Lactase na enzyme zifasha kugira ngo isukari iri mu mata ibashe kuba digere, ibashe kugogorwa neza. Hari n'indi sukari rero bita fructose. Iyi ngiyi iboneka mu mbuto. Iyo rero ufite fructose intolerance, ni ukuvuga ko mu mubiri wawe nta enzyme zihagije zirimo zo gutunganya iyo sukari ituruka mu mbuto. Iyi ni case idakunze kuboneka kenshi, ariko iri hereditaire, iri rare yego, ariko iri hereditaire usanga ari uruhererekane mu miryango. Ariko kandi nicyo bita fructose malabsorption. Aha ni handi noneho ibyo kurya byagiye bigeze no mu mara, ariko hari amaproteine arimo kubura atuma amara matoya yakira ibyo kurya bikinjira mu maraso. Iyo rero urimo kubura izo proteine, nabwo ugira ikibazo cya fructose malabsorption. Ikindi nuko hari abantu umubiri wabo utabasha kugogora neza ibyo kurya bituruka ku mafarini. Ushobora kurya nk'umugati ugatumba ukakuraramo ukagukeraho inda yuzuye. Hari ikintu bita gluten. Gluten ni product iba mu binyampeke, cyane cyane nk'ingano. Impamvu uzabona hari nk'abantu bakora nk'ingano hari ngo gluten free, nta gluten irimo. Iyo rero ufite gluten intolerance, icyo gihe bikomerera nabi.
ibindi ni abantu bashobora gufata nk'ibirungo bimwe na bimwe dutekesha mu byo kurya, nabyo bikaba byatuma umuntu atagubwa neza. Tumaze rero gusobanukirwa na food intolerance, ariko si ikibazo cyonyine abantu bagira, hari na food intoxication. Iki ngiki kiragihuza cyane n'ikibazo umukunzi wacu yatubajije, kuko atubwira ko bimugwa nabi bikamutera amibe. Ubwo rero iyo byiswe amibe biba bigiye kuba food intoxication, food poisoning, cyangwa se ibyo kurya byanduye byatera umuntu uburwayi. Twende dusubire kuri ya clinic yacu Mayo Clinic, turebe ngo ese food intoxication ni iki, bigenda bite kugira ngo bitere umuntu uburwayi, ni ibiki biri mu bishobora gutera umuntu uburwayi, ni ibimenyetso byagaragaza yuko abwo ari uburwayi bwavuye kuri food intoxication. Ubundi se umuntu yakora iki? Food intoxication iyo ni indwara, iyi ngiyi iba ari uko ari ibyo kurya byanduye, biri contaminated. Ubundi byo ubusanzwe ibintu byanduza ibyo kurya ni bacterie, ni virusi cyangwa amaparasite. Ahangaha turaza gukoresha ijambo rimwe tubyite microorganism. Bacterie, virus, parasite, ibyo byose ni microorganisme zishobora kwanduza ibyo kurya. Igihe rero wafashe ibyo kurya byanduye, kigenda guza icyo bita food intoxication cyangwa food poisoning. Uzajya kumva umuntu wari muri muzima, bigeje mu gicuku, uryamye, mu nda hajemo iby'ivurungutano, ibintu bigenze nabi cyane, bihindutse mu burwayi, akenshi bujyana umuntu kwa muganga. Ibi ngibi rero bigenda bite? Duhere ku ngingo ivuga ngo ubundi ibyo kurya byandura bite, byanduzwa n'iki. Nuko ko umukunzi wacu atubwiye yuko yari ibiryo bivuye muri frigo agira ikibazo cya amibe. Ubu rero amibe muri kategori turayishyira hano hasi handitse parasite, kuko amibe ni parasite. Ibyo kurya rero hari igihe byandura abantu barimo babitegura. Mu gutegura ibyo kurya bikaba byaba birimo umwanda. Muzi ko ibyo kurya abantu banariraho bidatetse nk'imbuto cyane cyane. Icyo gihe rero igihe zitahawe isuku ihagije, bishobora gutera ko byaba byanduye, ugasanga hari parasite, hari bacterie, hari virus zimwe na zimwe zigiye kuri ibyo kurya. Noneho wafata ibyo kurya bigifiteho za microorganisme, ubwo nawe ukabuzinjiza mu mubiri wawe, hanyuma bikaba byagutera uburwayi. Icyo ni icyiciro cya mbere rero abantu bagomba kwitondera. Ku mukunzi wacu tubajije ibintu bivuye muri frigo, ibi bishobora kubaho mu gihe urimo gutegura ibyo kurya ugiye kubibika muri frigo, cyangwa se imboga zagiye kubika muri frigo zishobora kwinjira muri frigo zifite umwanda. Igihe zitwaye umwanda muri frigo, hari umwanda ushobora kujya muri frigo zikawugumana, wazabikura muri frigo bikavamo bigifite umwanda. Icyo gihe ibyo kurya urumva ko mu kubitunganya habayemo ikibazo, wa mwanda wagiyemo aho ngaho ukaguma, ukaza ushobora kuba wakwanduza. Icyo gihe ibyo kurya byawe biba byabaye contamine, iyo nicyo bise contaminated food. Ikindi cyiciro gishobora gutuma ibyo kurya byandura ni uburyo umuntu yabifashemo, handling. Dufate urugero, ufashe ibyo kurya ubiteguye ku bintu bidasukuye ku buryo buhagije. Amasahani, tujya tubumva abantu bakunda kurya mu maresitora bakunda gutaka yuko ngo baguwe nabi, bo babyita amibe. Yego, ngwiza amibe nazikuye muri resitora. Kubera iki? Ntago abantu bogeje neza ibikoresho bakoresheje muri resitora, cyane cyane amasahani. Barigiye badubitse mu mazi, ayo mazi bavanyemo, baraje barigiye badubitsemo ayandi, cyangwa se abakiriya babaye benshi, bagafata isahani ntibayoze neza, ntibayumutse, hanyuma bakayizana bagahita bayishyira hehe? Ku meza. Icyo gihe ibyo kurya bishobora kuhangirikira. Ikindi kandi n'ibyo kurya ubwabyo ushobora kubikora ufite intoki zitogeje, intoki zidakarabye neza, zitashizeho umwanda. Icyo gihe bikaba ni ikibazo. Mu buryo abantu bacuruza imbuto, imboga, nabyo bishobora kuhandurira, hahandi biba biri ari ku meza, ari mu gapani cyangwa se mu gatebo ubicuruza abitwayemo. Aho ngaho ni ahantu ushobora gusanga ibyo kurya bishobora gukura kwandura. Hanyuma icya gatatu nicyo cya nyuma, ni ikintu kijyanye no guteka, cooking. Ahangaha bitandukanye na processing. Mu guteka ushobora guteka ibiryo byahuye na microorganisme, bacterie, virus cyangwa parasite, ariko no ugasanga wa mwanda uriho ntabwo bitetse ngo bihagije ngo za microorganisme zivemo. Cyane cyane nk'abantu bategura nk'inyama, ushobora gutegura nk'inyama zifite microorganisme zifiteho cyangwa zifitemo.
nk'abantu barya nk'akabenzi, muzi yuko hari inzoka ziba mu nyama, noneho wateka inyama ntizishye neza, wazirya zidahiye, ukaba winjije mu mubiri wawe ya microorganisme, ya parasite yari iri muri za nyama, nawe ukaba winjije mu mubiri wawe. Aho ngaho ni ahantu ha gatatu ibyo kurya bishobora kwandurira icyo twise contamination cyangwa se contaminated food. Urumva ibyo bitateguwe neza, bitafashwe neza, bitatetswe neza, aho ni ahantu ushobora gukura uburwayi. Kubera ko rero umukunzi wacu yatubajije ikibazo kijyanye n'imikoreshereze ya frigo. Aha niho noneho nshaka kwereka ngo ese kuri frigo ho bigenda bite. Kugira ngo nze gusobanura neza ikibazo cya frigo, nagira nkubwire yuko mbaze gusobanura ikibazo cya uburyo microorganisme zimwe na zimwe zibaho mu bijyanye na environment. Mu busanzwe, mu buzima busanzwe, microbe ziba hehe hatandukanye bitewe n'imiterere yazo. Ntabwo zose ziba ahantu hamwe, hari ziba ahantu hamwe, izindi zitaba bitewe n'imiterere y'aho hantu. Kimwe mu bintu bikomeye rero nshaka gusobanura kuri imibereho ya microorganisme na environment zibamo ni ikintu cyitwa ubushyuhe, temperature ni ikintu gikomeye cyane, kubera yuko microbe zimwe hari ubushyuhe zihanganira, izindi hakaba ubushyuhe zitihanganira. Uriya rero iyo uvuze ko ibintu byagiye muri frigo, cyane cyane aba arimo gukontorora ubushyuhe, gukontorora temperature, kugira ngo za microbe zimwe na zimwe zitabasha kwihanganira ubushyuhe runaka zibe zapfa. Ikindi ni uko hari microbe zikura bitewe n'ahantu ziri, ahandi ntizibe zakura. Hari na microbe zishobora gupfa zishwe n'ubushyuhe cyangwa ubukonje runaka. Ariko noneho hari ubushyuhe microbe zishobora kudapfa, ntizikure, zikibera aho ngaho gusa zitegereje kugira ngo zabone bwa bushyuhe zishimiye, zibashe kuba zakura. Rero numva ko ahandaza guha muri detaye mu kanya gakurikiraho, kubera yuko iki ni ikintu gikomeye cyane bitewe n'ikibazo umukunzi wacu Regis yabajije ku mikoreshereze ya frigo. Icya kabiri ni pressure. Ushobora guteka ibyo kurya bigashyuha kugeza kuri dogere Celsius runaka wifuzaga, ariko usangamo nka microorganisme zimwe ziticwa n'ubwo bushyuhe gusa, ahubwo zikeneye n'igihe runaka. Ari abantu bakora ikosa, yashyira ibyo kurya ku ziko, yabona bibize agahita akuraho. Utetse nk'amata, uti araseruye ugahita uvanaho. Utetse amazi, uti araseruye ugahita uvanaho. Utetse igikoma, uti kirabize ugahita ukuraho. Nyamara hari undi mwanya wari ukenewe kugira ngo za microorganisme zimwe na zimwe zishobora kuba zasha kwihanganira ubushyuhe bwo hejuru nazo zibashe gupfa. Ikindi ni uko iyo upfundikiye, niba utetse mu isafuriya ugapfundikira, presiyo iriyongera. Iyo presiyo cyangwa pressure, osmotic pressure, ibi ngibi ni pressure, ni vapeur, pressure ya vapeur, nayo ituma hari microorganisme zimwe na zimwe zipfa, zitakaba zishwe n'ubwo bushyuhe gusa, ahubwo kwa ko hajemo niyo vapor pressure iri hejuru, bigatuma noneho za microbe zabasha gupfa. Ikindi ni ikintu cya oxygene. Hari microorganisme zimwe ziba ahantu hari oxygene, nizitaba ahantu hari oxygene. Zimwe zita aerobic, zimwe zita anaerobic. Aerobic zo ziba ahantu hari oxygene. Hari microorganisme z'ahantu hari oxygene zajya hitari zigahita zipfa. Noneho izindi zabona oxygene zikishima cyane, zikamererwa neza. Nyama hari n'iziri anaerobic, zo ziba ahantu hatari oxygene, zikaroho zikunda, zajya ahantu hatari oxygene zikamererwa neza cyane. Niyo mpamvu hari microorganisme zimwe na zimwe zo mu mubiri w'umuntu nyuma zagera hanze zigahita zipfa. Yego hari ubushyuhe bwo hanze, ariko na oxygene ubwazo irazica. Noneho iyo zigeze mu mubiri w'umuntu nko mu nda, mu gifu, mu mara n'ahandi, zikishima cyane ko nta oxygene irimo, noneho zikumva zimerewe neza, zikazabasha noneho gukura zikiyongera cyane. Ikindi ni acidity. Acide, hari milieu acide, milieu basique na milieu neutre. Nuvuga ngo hariho microbe zimwe zikunda milieu acide, izindi zikaba zitabasha kuyihanganira. Nko mu gifu ni milieu acide. Ugasanga acide mu gifu hari microbe zimwe na zimwe zigezemo zigapfa. Mpamvu zimwe na zimwe zimanuka zigahunga zikigira mu mara, ugasanga nk'inzoka zimwe na zimwe inyinshi
zibera mu mara kuko mu gifu hari acide nyinshi zitabasha kuhihanganira. Hari mikorobe zishobora gufata ku ruhu rw'umuntu zikahaba zikahamara igihe kirekire. Washoje umuntu izo mikoroorganisme azishyize mu kiganza cyawe, ushobora kuzigendana umwanya mwinshi kuko aho ni ahantu hari oxygene. Ariko noneho zishobora hari n'izindi ushobora gufata muri icyo kiganza cyawe zikahaba ntizihakurire zikamererwa, nako wazishyira mu nda zakwinjira mu kanwa zikajya mu gifu cyawe zikishima cyane zikidagadura kuko zigeze ahantu hishimye zigakura zikororoka. Uko ni nako inyinshi nka za amibe zibaho. Iyo amibe iri hanze ntabwo ushobora kororoka itari mu mubiri w'umuntu, ariko igeze mu mubiri w'umuntu isanga ari ahantu heza cyane ikahishimira. Ubwo rero hari mikorobe ziri izo bita acidophile, hari n'izo bita hari mikorobe zikunda acide, izikunda milieu basique n'izikunda ahantu hari neutre hatari acide nyinshi kandi hatari na acide nkeya cyane, ugasanga zirimo hagati. Kubera ko rero ikibazo umukunzi wacu Regis yatubajije gihuye cyane n'imikoreshereze ya frigo, reka noneho nkwereke za mikorobe zimwe, za microorganisme zibera ahantu bitewe n'ubushyuhe. Kuko hara muri frigo icyo turimo gukontorora cyane ni ubushyuhe nta kindi, kandi nicyo umukunzi wacu yibazaga niba ikibazo afite hari aho gihure n'imikoreshereze ya frigo. Reka nkubwire ko hari ubwoko bugera kuri 4 aho twashyira mu byiciro bitatu bwa microorganisme bitewe n'ubushyuhe zikenera ngo zibeho zikure zororoke. Ubwoko bwa mbere nizo bita buscotrophile. Izi psychotrophiles ni microorganisme zo ziba ahantu hakonje. Izi ngizi zikunda ubukonje ku buryo zishobora kwihanganira ubukonje bwiza kuri -0 cyangwa se no munsi yaho, ugasanga zirahari nibwo zimeze neza, nibwo zirimo kororoka. Izi microorganisme zigiye muri frigo, zikinjira muri frigo yawe, zakwiberamo zigaturamo ndetse zikororoka bitewe na kuvuga ngo frigo yawe iri ku kihe gipimo cy'ubushyuhe. Iyi ngibi turaza kubibasobanura neza mu kanya. Hari kandi zo bita mesophiles. Izi nazo ni virus zo noneho zikunda temperature ambiante. Hari izo bita thermophile, izo zikoresha ubushyuhe bwo hejuru, ariko no hakaba izitwa hyperthermophile. Hyperthermophiles zo zikunda ubushyuhe bwo hejuru cyane. Reka turebe rero zira zo mu bwoko bwa mbere zikunda ubukonje, azo twise buscotrophile. Izi cyclophiles zo zibasha kwihanganira ubukonje. Izi zibaho neza cyane hagati ya 0 na 15 degrees Celsius. Do 0 a 15 degrees Celsius iziza zimeze neza cyane rwose, ndetse hakaba izubona zishobora kuba naho hagati ya degre 4 na 25. Urumva yuko no muri temperature ambiante ziriya virus ziriya microorganisme ziba zihari zimeze neza. Mesophiles zo rero, mesophiles zo zikunda noneho bwa bushyuhe busanzwe natwe dukunda, temperature ambiante degrees Celsius 25. Ugasanga aho ngaho zimeze neza cyane zororotse. Izi ngizi izi microorganisme niyo ziri mu buzima bwo hanze ziroroka cyane zikagwira, kandi izi ngizi ziticwa n'ubushyuhe zikunda temperature ambiante nizo dukunze kubonamo inyinshi muri microorganisme zanduza abantu. Inyinshi mu zitera abantu indwara ziba kuri ubushyuhe hagati ya degrees 20 na degrees 45. Ubice ko umubiri w'umuntu ugira degrees zingahe? 36, 37, 38. Urumva rero iyi ni temperature nziza cyane ituma pathogene nyinshi ziza zikinjira mu rumuntu. Microorganisme zitera abantu indwara twise pathogens inyinshi ziberanga, harimo na za amibe yari yatubajije, nazo ziri muri zingi za mesophiles. Izo twise rero thermophiles na hyperthermophiles, izi zindi naho zo zikunda cyangwa se zihanganira ubushyuhe bwo hejuru. Izi ngizi rero bazita
ko zikunda ubushyuhe bwo hejuru cyane kuko zibasha kwihanganira ubushyuhe bwinshi. Izi ngizi ntabwo zicwa n'ubushyuhe. Ubwo urumva rero izi ngizi zo zishobora iyo hagati ya dogere Celsius 50 dogere Celsius 80 de thermophile ziba zimeze neza cyane, ahubwo zirororoka cyane. Izi bayita heat loving, izi zikunda ubushyuhe. Izi ngizo zisanga ahantu hose kimwe na za hyperthermophile. Abantu bajya mu mashyuza bakavuga ngo nta kintu wasangamo, ngo nta mikorobe yajyamo. Hari microorganisme zishobora kubamo hari mu mashyuza, harimo nk'iza thermophile. Amashyuza hano ushobora gushyiramo amaguru yawe akajyamo ntashye, urumva iyo dogere Celsius nta kintu yatwara ziriya microorganisme maze kukubwira. Ubwo rero tubonye yuko hari microorganisme bitewe n'ubushyuhe zibasha kwihanganira, zirimo ibyiciro 4 by'ingenzi. Icya mbere ni izihanganira ubukonje bukabije hagati ya 0 na 15 dogere Celsius, ndetse hari n'izishobora kugera kuri dogere Celsius 25. Izindi ni za mesophile. Mesophile zo zikunda temperature ambiante hagati ya dogere Celsius 25 na dogere Celsius 45. Inyinshi mu zanduza abantu zitera abantu uburwayi harimo na za amibe zibamurizwa muri iki gipimo. Icyiciro cya gatatu ni icya thermophile hagati ya dogere Celsius 50 na 80. Izi ngizo zikunda ubushyuhe. Hari na za hyperthermophile, izo rero zishobora kugeza muri dogere Celsius 110 yewe 121 zikimeze neza. Asimbukiye kandi kuri beta health kugira ngo turebe ngo ese noneho food allergy ni iki. Ibi ni ibintu tumenyera hano baravuga ngo umuntu agira allergy ku byo kurya runaka. Ngiye nshobora kugira allergy ku kintu runaka, we nukigireho allergy, cyangwa se wagira allergy gese nyigireho allergy. Allergy kandi ntabwo iterwa na kante y'ibintu wariye, ahubwo ikintu cyose umubiri wawe wikanzemo ko cyaba cyawugirira nabi gishobora gutera allergy. Allergy rero ni uburyo umubiri w'umuntu utangiye kwirwanaho kumva ko muri wo hinjiyemo ikintu kidasanzwe, noneho bagahita uzana abasirikare bo kuburwayi. Reka turebe ngo allergy muri rusange twiya allergy biba bimeze bite, biterwa n'iki, umuntu yakora iki. Turaza kandi kureba ngo ni gute allergy twayitandukanya na food intolerance na food intoxication, ko ni ibintu bitandukanye neza. Reka tugere rero kuri food allergy. Abantu bagira allergy y'ibyo kurya runaka. Allergy abantu bakunda kwitiranya na amibe. Ujya kuzumva umuntu akubwira ngo ngiye ndi ikintu kiniki ngo inzoka ziranshira. Ibyo ngo inzoka yanshiriye akenshi abantu bakumva ngo ni amibe zamuciriye, ariko ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Amibe ni uburwayi ukwabwo, allergy byo kurya nayo ni ikindi kintu ukwacyo. Kugira ngo umuntu avuze kundi ko agira allergy nuko umubiri wawe hari ibyo kurya utihanganira. Bitavuze ko ibyo kurya byanduye cyangwa se hari ikindi kibazo bifite, oya. Ahubwo mu miterere y'umubiri wawe hari ikimwe mu bigize ibyo kintu wariye umubiri wawe utabasha kwihanganira, utabasha kwakira. None iyo kinje mu mubiri wawe ukibona nkaho ari nk'igitero kinjiye mu mubiri, noneho systeme immunitaire, ubwirinzi bw'umubiri w'umuntu bugahita butangira gushaka uburyo bwo kwirwana. Okay, mu mubiri hinjiyemo umwanzi, reka noneho kandi iki ni ikintu cy'ikere kinjiye mu mubiri, reka dushake uburyo twakwirwanaho. Noneho umubiri wawe ugahita utangira gukora ubwirinzi. Ubwo bwirinzi rero nubango umubiri utuproduza abasirikare bahagije byo kurwanya bwa burwayi, cya kintu kiri étrange, ya kore étrange yinjiye mu mubiri wawe. Noneho rero izo immunoglobuline zabaye secrete nizo zishobora gutuma noneho umuntu agira allergy. Allergy rero ubwayo ntago twavuga ko twayitiranya na amibe, kandi ntago amibe zo zitera allergy. Dore bimwe mu bimenyetso ahubwo wabonera yuko ufite allergy. Tunakubwira ngo ni ibihe byo kurya abantu bagiraho allergy. Allergy itandukanye na food intolerance, itandukanye n'igogorwa ryagenze nabi, ryo riba ryabereye mu gifu gusa. Ariko noneho allergy yo igaragara mu mubiri wose, kandi ntabwo avuga ngo wariye ibintu byinshi cyangwa wariye ibintu bikeya. Kimwe mu bintu bitera allergy cyangwa se kimwe bimenyetso, kaduhere ku bimenyetso bya allergy. Allergy, iyo umuntu agize allergy abantu benshi barabizi, avuga ngo inzoka yamuciriye, ubona afite utuntu twinshi tw'utudomagure ku mubiri we ku ruhu.
cyangwa se hakaza utuntu tugenda tubyimba rimwe na rimwe tukatwazamo amazi. Turiya tuntu aranona tugira mu kanwa, batugira ku rurimi n'ahandi, ukumva umuntu arashaka kwishimagura. Buriya aba yagize allergie bitewe n'ikintu runaka yariye. Hanyuma ikindi ni uko hari abantu babyimbirwa, ugasanga yatumbye nk'umunwa bitewe n'ikintu ugiraho allergie. Ushobora kubyimba igice runaka, ariko abantu abenshi bakunze kubyimba umunwa, bakunze kubyimba mu maso, bakunze kubyimba ururimi, ugasanga ururimi rwuzuye akanwa rwabaye runini cyane. Abereko kubyimba mu mihogo, ushobora kubyimba, bashobora kugira ibibazo byo mu mazuru, ugasanga mu mazuru hafatanye, agahita agira ibibazo by'imihumekere, kubera yuko urumva niba ushobora kubyimba ahantu hatandukanye, ushobora no kubyimba mu myanya y'ubuhumekero, cyane cyane mu mazuru hagafungana, umuntu ntabashe guhumeka. Ubundi kandi allergie iyo bikomeje, hari n'igihe umuntu agira ububabare bwo mu nda, birumvikana, ukumva urababara mu nda. Ariko kandi ushobora kugira allergie y'ikintu runaka, ikaba yagutera diare, ikaba yagutera isesemi, cyangwa se ikagutera kuruka, ugasanga nabyo bikubayeho. Ibyo nabyo rero ni ibintu bishoboka, ariko tutakwitiranya na amibe cyangwa tubyitiranye na food intolerance. Ikindi ni uko umuntu ashobora kumva afite akantu k'isereri, akumva ntahagaze neza, ndetse hari n'aho bigera kure umuntu akaba yakwitura hasi bitewe n'uko bitewe n'igipimo byagezeho. Ese ko twabonye food intolerance, tukabona food intoxication, tukabona food allergy, noneho amibe yo ni iki muri ibyo byose? Uko turimo kubona rero, amibe iraturuka kuri food intoxication. Reka nabyo dusobanure neza muri makeya uko amibe yaba yandura, hanyuma turakomerezaho mu kanya. Uko nabikubwiye kare, amibe ziterwa na parasite. Amibe iterwa na parasite yitwa Entamoeba histolytica. Iyi rero, iyi amibe ikaba iba mu mubiri w'umuntu gusa. Bivuze ngo niba wayanduye, hari aho wahuriye n'umwanda waturutse mu mubiri w'umuntu, cyangwa se icyo bita umusarane. Ahantu hose uzabisanga, uzaba uzi ko byanga byemera wahuye n'umusarane w'umuntu wanduye amibe, kuko amibe ntandi hantu ziba, ntandi hantu zororokera, ni mu mubiri w'umuntu. Cyangwa zishobora kuba hanze y'umubiri w'umuntu, ariko iyo zihari ntabwo zihororokera. Reka rero turebe ngo amibe zandura gute. Nkuko nari mbikubwiye, kugira ngo wandure amibe bisaba yuko wahuye n'umwanda w'umuntu wanduye amibe. Umuntu yitumye ahantu, yitumye mu mazi, cyangwa se umwanda we uhuye n'amazi, hanyuma uri ibyo kurya bidatunganyije kandi byarahuye n'umuntu urwaye amibe. Izo parasite rero, iriya parasite ya Entamoeba histolytica niyo ibitwaye ubu burwayi bwa amibe. Iyo rero uri ibyo kurya cyangwa ukanywa amazi yahuye n'uwo mwanda w'umuntu urwaye amibe, nawe ubwo amibe tayari iba yageze mu mubiri wawe, ukaba uranduye amibe. Ikindi rero kidasanzwe abantu batamenyereye inaha ngaha, ariko bishoboka, aho abantu bashobora guhurira na amibe, ni abantu bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, oral sex, bakoresheje umunwa n'ikibuno. Abo ngabo nabo barahandurira cyane, kubera ko urumva twabonye yuko umwanda w'umuntu aho uca ni hariya nta handi. Hanyuma rero umuntu akojejemo umunwa we, akojejemo ururimi rwe, noneho ahubwo aba yifashe direct aho isohokera. Ibyo ntabwo bisanzwe, ariko biraba. Kugira ngo rero twirinde food intoxication, cyangwa twirinde guhura n'ubwo burwayi, kuko twabonye yuko microorganisme zibasha kwihanganira ubushyuhe butandukanye, kandi wari afite ikibazo cy'uko wakora ibyo kurya byavuye muri firigo, hari ibintu by'ingenzi ugomba kwitondera. Icya mbere muri byo ni ukugira isuku ihagije. Isuku ihagije aha ngaha ndashaka kuvuga gukaraba intoki mbere na mbere, kuko intoki ni hamwe mu hantu hashobora kwanduza umuntu, hatwara mikorobe nyinshi. Ahandi ni ugukorera isuku ihagije ibyo kurya. Niba ibyo kurya nk'imbuto n'imboga, biba bigomba kozwa neza kugira ngo hataba hari mikorobe zihishe ku byo kurya, hanyuma nawe wabikoresha ukaba wahita ufata bwa burwayi.
icyo ni ikintu ugomba gutunganya tetswe. Ahangaha nk'abantu bakoresha firigo hari igihe bakora amakosa bagakoresha firigo nabi, ugasanga muri firigo ibintu byose babivangavanze. Ufashe ibyo kurya bisagutse ubishyize ku isahane, uragiye uteretse muri firigo, hafi yaho uhashyize imbuto, hafi yaho uhashyize imboga, cyangwa se no mu buzima busanzwe ku meza yawe mu kabati kawe, ugasanga ibyo bintu byombi biravangavanze. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo, byatera uburwayi. Icya gatatu rero ni guteka ibyo kurya ariko ku gipimo cy'ubushyuhe bukenewe, bwifuzwa cyangwa se buhagije. Twabonye yuko hari microorganisme nk'izi thermophile na hyperthermophile zihanganira ubushyuhe bwo hejuru kugeza kuri dogere Celsius 120. Bivuze ngo niba ugiye guteka ibyo kurya, biteke ku gipimo cy'ubushyuhe buhagije kandi ubone umwanya uhagije wo gushya, ndetse bikaba byarushaho kuba byiza igihe bitetse bipfundikiye, kugira ngo wongere osmotic pressure irimo imbere, cyangwa vapeur, pressure ya vapeur, kugira ngo noneho na za microbe zimwe zirimo zakabashije kwihanganira bwa bushyuhe nazo zibashe gushwanyagurika. Icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Hanyuma rero ku mikoreshereze ya firigo, ikindi kintu ugomba kwitondera ni ikintu bita ibyo kurya nk'imbuto n'imboga, guhita ubishyira muri firigo hakiri kare. Urabizanye, urabyogeje neza n'amazi asukuye, uhise ubibika muri firigo bitari byamara umwanya hanze ngo bifate izo mikrobe nyinshi. Noneho ugasanga wenda ubishyize muri firigo already byaje gufata za mikrobe, noneho n'igihe uzabikuramo ugasanga zivuyemo no muri firigo zigifite za mikrobe, igihe nabwo ntacyo uba ukemuye. Hanyuma ikindi, ibintu washyize muri freezer, buriya firigo zigira ibice bibiri, hari aho gukonjesha ariko hari n'aha muri freezer hasi, hahandi uvuga ngo hari ibintu bikeneye kujya muri freezer nk'inyama, imbuto n'imboga, ni byiza kubishyira muri freezer. Igihe rero ubikuyemo ugiye kubikoresha, ni ibintu byo kwitonderwa, kuko mo hagati aho ngaho niho zishobora no gufata umwanda, ugasanga ibyo byo kurya noneho bifashe umwanda ubikura muri firigo. Hanyuma twongeye ko tugomba kwitondera, hari abantu bashyira ibintu muri firigo bikazarenza igihe, bikaba expired, ntibabimenye, akavuga ngo byari muri firigo, yanemye akavuga ngo byari muri firigo akabikoresha. Oya, ibyo kurya bi expired ntago bikoreshwa. Iki ni ikintu utakizeye wigikoresha, ahubwo bishugunye, ntago ari byiza. Hanyuma rero kandi bivuze ngo muri firigo ikinjiyemo mbere nicyo kivamo mbere, kugira ngo ibintu bigende neza. Reka tugere rero kuri yandura. Ubwo tumaze kwisakirwa noneho rero tubonye ko amibe yandura, tubonye kuri muri ya kategori ya food intoxication, ibyo kurya byanduye. None reka turebe, ese ifirigo, imikoreshereze ya firigo ishobora gutuma habaho food intoxication? Ikintu cyose tugiye kwibaza, kuko umukunzi wacu Regis icyo yatubajije cyari gishingiye ku mikoreshereze ya firigo. Birashoboka yego, ariko ubusanzwe firigo ubwayo ntabwo ituma ibyo kurya byandura, ahubwo biterwa n'imikoreshereze ya firigo. Reka nabyo tubisobanure mu buryo bukurikira. Kimwe n'abandi badukurikiye hano kuri Rising Engineer 2020, nuko firigo ikintu tuyishakamo ni ubukonje. Buriya bukonje bwayo nibwo dushaka, kuko budufasha kubika ibyo kurya. Ubukonje bwa firigo butuma ibyo kurya bitangirikara kurusha ndetse n'uburyo bwose bwo kubika ibyo kurya, harimo nko kubyumisha, kubibabura, kubisiga umunyu. Hari uburyo bwinshi abantu bakoresha babika ibyo kurya, ariko firigo kuko ibasha gukontorora igipimo cy'ubushyuhe, nibwo buryo bwiza bwa mbere bwo kubika ibyo kurya, bigatuma ibyo kurya bitandura, kuko microorganisme nyinshi cyane, mikorobe nyinshi muri firigo ntabwo zikura. Niba zitarimo, zitabitsemo, nta handi hantu byahura, kuko muri firigo mikorobe nyinshi ntabwo zabasha kwihanganira buriya bukonje bwo muri firigo. Ikindi rero kugira ngo ibyo kurya bitangirikara, bituma ibyo kurya bimara kiyongera, cyane cyane nk'imbuto, imboga. Hari n'abantu bakoresha firigo mu kubika ibyo kunywa cyangwa mu kubika ibyo kurya bitetse. Watetse ibyo kurya ariko ntabwo ushaka guhora uteka buri kanya, none ukabifata ukabishyira nko mu tubox, ukabishyira muri firigo ukabibikamo, bituma ibyo kurya bimara igihe kirekire, bityo ntibibe byapfa ubusa. Kugira ngo ibyo bintu bigende neza, birasaba yuko firigo yawe uyikoresha neza.
icya mbere ni uko byibura firigo igomba kuba iri kuri dogere celsius 5 kugeza kuri -15, uba munsi ya 0.15. ahangaha nta mikorobe zibasha kwihanganira buriya bukonje. Muri frizeri dogere celsius 15 munsi ya 0, mikorobe nyinshi ziba zapfuye, kandi niyaba irimo ntabwo yabasha kwanduza ibyo kurya kuko ntabwo yabasha kubaho, ntiyabasha gukura. Numva icyo nicyo kintu cya mbere dushaka muri firigo. Ikindi kintu rero tugomba kwitondera mu mikoreshereze ya firigo ni ukuyisukura. Hari abantu bakoresha firigo nabi, kuba afite firigo akumva ko bihagije, akageza arundamo n'ibintu avanye hanze byose agashyiramo, nta suku, nta kuyoza, nta kuyihanagura, ugasanga firigo yaragiye ubwayo noneho ahubwo ihindutse indiri y'umwanda. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Hanyuma ikindi ni maintenance, kuyifata neza. Niba firigo yawe, firigo yawe ibasha kugumya ikora neza, imeze neza, itanga ubushyuhe bukenewe, ntabwo firigo yawe ahindutse ahubwo ikintu cyo gushyushya ibyo kurya, kugira ngo ahubwo ihinduke icyo kubikonjesha. Ibyo nabyo rero uba ugomba kubyitondera, ubundi ukamenya n'imikoreshereze yayo y'umuriro. Hari abantu bacomokora firigo ngo idatwara umuriro, ahubwo ugasanga ibyo kurya ahubwo bashyize muri firigo birimo birangirikara, ubushyuhe muri firigo bwazamutse, za mikorobe nyinshi zitakabaye zihari zirimo ziriyongera. Icya kane nashaka kukubwira ni uko firigo ntago ihindura igihe ibyo kurya bizatera agaciro. Niba waguze ibyo kurya bivuye mu nganda, reba itariki bizarangiriraho, hanyuma icyo ushyizemo mbere cyo cyo kivamo mbere. Fast in fast out. Aho uvuga ngo nashyize ibintu muri firigo ngo biziberamo iteka ryose, ngo ntacyo bizaba. Muri firigo ibintu birimo biba expired. Niba wowe ushyize ibintu muri firigo, menya ngo ibintu birimo bizarangira ryari, noneho ubikuremo mbere yuko birangiza igihe cyabyo ubikoreshe. Iryo ni ikosa abantu benshi bakora, bibwira yuko firigo ibintu ibitse bitaba expired. Ntabwo ari byo, kuko hari izindi reaction chimique zo zirimo kubera muri ibyo byo kurya bitewe n'uko uruganda rwabikoze. Mu gusoza rero, ubwo twumvise ibintu bitandukaniye, twumvise ibyo abantu bitiranya, kwitiranya kugubwa nabi, kwitiranya ibyo kurya byanduye, ndetse n'uburwayi bwa amibe ndetse na allergie, yuko abantu bajyaga babyitiranya. Nk'umwanzuro rero ku mikoreshereze ya firigo n'ibyo kurya byagiye muri firigo, muvandimwe Regis Nshimiyimana njya nkubwire yuko firigo ubwayo ibyo kurya byagiyemo bidashobora gutera amibe, kuko firigo ni uburyo bwizewe bwo kubika ibyo kurya mu rugo kugira ngo umuntu abikoreshe bitangiritse, bidapfuye ubusa. Nta risike rero irimo yo gukoresha ibyo kurya byagiye muri firigo cyangwa muri frizeri, kuko biba bimeze neza. Hanyuma rero ikibazo kikaza kuba ngo ahubwo imikoreshereze y'iyo firigo, niba utayikoresheje neza, icya mbere ntiri ku bushyuhe nyabwo cyangwa se ku bukonje nyabwo yakabaye iriho, cyangwa se ntabwo ikorerwa isuku bihagije, irimo umwanda, ahubwo noneho ahangaha noneho ushobora gukuramo uburwayi bitewe n'uko firigo yawe ibitse umwanda, idafite isuku ihagije. Noneho ibyo kurya wabitsemo ahubwo bigakuramo umwanda, noneho wabikoresha wa mwanda byavanyemo ukakugirira nabi. Reka rero dusoreze ahangaha, dushimire abantu bose badufashije mu gutegura iki kiganiro, by'umwihariko dushimire Dr. N kuko yaratuyoboye cyane, niwe watugiriye inama, niwe waduhaye ibisobanuro byinshi twifashishije. Dushimire kandi Nshimiyimana Regis, ni umukunzi wacu wakadasohoka, turakubona cyane, komenti zawe zubaka turazibona kandi turazishimira. N'iki gitekerezo waduhaye, ikibazo watubajije gitumye dusobanurira n'abandi bifuzaga kubimenya. Ubwo rero namwe mwese bakunze bacu kuri Rising Engineer, turabashimiye ko mudukurikirana kandi mukore subscribe. Kandi waba ufite igitekerezo cyangwa icyo ushaka kutugezaho, twandikire kuri risingengineer2020@gmail.com. Turabashimiye, tuzasubira ubutaha, mugira amahoro y'Imana.